yarebye side imwe nicyo tuzi ndimo ndakubwira yari kuri side imwe yashatse views nabyo kureba side ibi bintu barangije kubifata birimo izina Dumba pazo bahise bamutwara ku mufuri ni ukuvuga ngo Irene yabonye inkuru iri gutwika yibagirwa kuri inshuti ye urashaka views Godfather nubwo ari n'iby'ubushuti niyo yaba ari undi muntu ntabwo ari ibintu udashobora gushira hanze because bishobora kugira ingaruka ku bandi bantu urumva so ahubwo wenda nk'umunyamakuru uri professionnel yari kureba izina nka Dumba bavuze gutyo nawe yahamagara Dumba nga making sure ko na interview ya Dumba yifata ngo nayo ya upload kwese tureba impande zose side ya story exactly ibi ngibi muri kubivuga gutya nk'abantu muri gukoresha amarangamutima angenda agaruka ku bantu bakora ibintu nk'ibi usanga bavuze ku muntu n'inshuti yawe ukamuvugaho wowe mucomanta urabizi sheri nakuvuzeho urababara ariko nyuma naraje ndakwegera ndagusobanurira uranyumva nakuvuzeho naraje njye cyane ariko se wigeze ubipostinga kuri live biraho ariko Godfather ariko kubisiba ntabwo ndi kuvugira Irene murabizi ko